yes noneho narababwiye ngo nta gutinzamo iyi filime yari ikenewe ntago natinda episode ni ya 10 sasa urebe ka gakobwa bita Heimini wa mipanga amaze kuvuga ati ngewe ntago ndi umwicanyi ahubwo ndi umutanga buhamye nabonye umuntu wamwishe ndetse n'umukobwa akoraga muri library yani ibintu nk'ibyo ndetse akuruhande bahise bamuhamagara 박성훈 형사입니다. 지혜민 씨 맞으시죠? ndetse ati nitwa John ese ni wowe Heimini bimeze bite se ati nari mpamagaye kuba ikirego cy'umusore bita Samson 용의자로 의심되는 사람을 목격했다는 진술이 나와. ndetse ati ubwo uriya musore yicwaga hari umuntu nyine w'umutangabuhamya wabonye umuntu wamwishe. 맞아요. 누군데요 목격자가? uwo mutangabuhamya se ninde? ni umusore ngo bita ngo wa mipango nawe nyine ngo yiganye na Samson muri high school. 지서준이 남긴 사진으로 yibutse ukuntu uyu mukobwa yumvise avuga ati natwitse ifoto ya Samson nangije nsubira hahise. 과거에 갔었어. Heimini yahise abyibuka dore uwo munsi ari kubyumva yumvise ko ngo hari itwikwa ry'amafoto riba abantu bagasubira hahise. 화장실 가는데 가방은 uwo munsi Heimini yari kumva bibutse uyu mukobwa yahoze ari mushiki wuriya musore nubwo batavukanaga mu nda babaga ahantu hamwe. uwo munsi yamuciyeho Heimini ahita acaho ajya kureba ahantu aturutse. je kureba ahantu aturutse asanga amaze gutwika ifoto. 어떻게 과거로 가는데? yibutse n'ukuntu bose yabaga ari kubumviriza amubaza ati se usubira hahise gute avuga ati nyewe mfata amafoto so nuza Samson yose aba yarafotoye iyo nyatwitse nisanga nasubiye hahise. 사진? yarabyumvise ngo icyamafoto 사무실로 간다 그랬어. ibintu byose yabaga ari kubyumva yabicunze. nibwo uwo munsi yataye iki turebe. yewe Soni utaye ID yawe. ako kanya bahise bamubwira bati bamaze kuduhereza ubuhamya. 사진. ahita yibuka ibintu by'amafoto yumvise. yitegereje iriya ID card sinzi ngo agiye kuyigira ate. 빨리 좀 열어주세요. umva wamfunguriye urugi banza unyereke ID yawe mbere na mbere. yazanye ID hano ku ruhande iya ntuza ya Soni. ubusuye ni wowe ra? 그럼 뭐 hatamangeze 다른 사람이게요? urumva asa ninde? 사진이랑 실물이랑 좀 nese ko muri utandukanye no kuri irangamuntu nyine ni ukubera operasiyo nakoresheje nakoze isura. 금방 닫을게요. sawa nta kibazo reka ngufungurire. yaje arabeshya ati ngufuri n'iki yapfuye mufungurire. yumvise ko hari ukuntu batwika ifoto umuntu akagenda hahise. namwe muzatwike murebe muze duhure ahakera tuhisange. sibyo bifata twika ubundi ni bwoko ki? Heimini kurikira witonze. yasanze ifoto hano yamwinjiriye yaje mu rugo rangije baze kuyimwiba ahita agaruka ahantu akorera ngo hari umutangabuhamya wamubonye umunsi yicaga. kandi turebe sinzi wa mipango wasanga ibintu avuga ari ukuri. kaje ku ruhande karatwika wapi sikubita ku ndara. komeza gutwika mbibdo arimo aratwika amafoto we atarimo. ari gutwika amafoto atarimo. ndangije
yajugunyamo ibifoto byinshi arangije yisanga hahise. Katurore ukuntu byagenze neza babitwereke baturishe show. Urebye Yesu we bya bintu nibyo we yarumiwe. Ni bro birthday episode 10 ndetse na ndacyari directrice agasobanuye. 형사님, 뭐 좀 나왔어요? yakubaha mwabonye iki se? 자기가 ese arabyemeye ko yishe umuntu? 신호가 누구지? 몰라요. 그보다 여기 있으시면 안 되고요. 나가서. we wiguma hano ndakubaza mwamujyanye hehe? 그런 적 없는데. uriya musore ntago mwamufashe se wamaze kwiba? 그런 적이 없다뇨. wowe wigeze uzana ikirego hano se? 형이랑 분명히 우리한테 들어온 건 없으니까. nta raporo twe twigeze twakira witubeshyera. 일단 나가서 신고 접수부터 하세요. sohoka ugende utange raporo ahandi hantu. 그래요. wowe uno mukobwa ari bumusohore vuba. 형사님. abapolisi dore ngo barahita bamwihakana. bahe tugende. idi 갑자기 막 이상한 소리 하고. sinzi ibintu abapolisi barimo barambwira. ese ubundi muri ofisi yawe 있어? wambariye ukaza 나 집인데? uravuga ibiki se ndi mu rugo? mu rugo 아까 일 생겼다고 먼저 갔었잖아. 뭘? si wari wagiye se ngo mu bya bizinesi ngo iki ngo wagiye kuri polisi? 우리 김신우 때문에. nese idi ntago twazanye 누구? ngo mipangu ubundi si ibintu uri kuvuga ni ibiki? 고등학교 때 죽은 애? uri kuvuga ngo umushuti wanjye wapfuye imyaka 10 ihise? 지 나랑 지서준이랑 같은 반이었던. 아니 잠깐. ariko uretse gato 걔가 뭐? uravuze ngo yarapfuye? 다고? 고 이때. yari ari muri grade ya 11 n'ikigo se ntago uri kubyibuka neza? 뭐야? 누구야? 손목 굽고 자살했대. 걔 맞지? ndetse dore umunsi bamuzana bavuga ati se umuntu wapfuye ninde? 누가 죽었어. sasa kumbe yaravuze ati umusore wapfuye ni wa mipangu. sasa wese yibaza nose nimba ari wa mipangu wapfuye ntuza we mushuti bimeze bite Samusoni? 그럼 서준이는? itonde hari impamvu ibi byose biri kuba gutya. iyo habayeho ngo time travel hari ikintu kiba. 범인이 따로 있다는 거잖아. ndetse se avuga ati bivuze ngo hari undi muntu wishe Samusoni utari uriya. 게다가 나도 모르는 사이에 과거가 바뀌었다는 건. ndetse ahahise hahindutse igihe ngiye ntari mbizi. ese ibintu birashoboka? mbibutse hari uwasubiyeyo. nsigaranye amafoto 3. imwe iri mu gitabo, indi 액체 안에 넣어놔. iri mu ikadere, 그리고 마지막 한. iya nyuma iri. nsigaranye amafoto 3. 가방 안에 넣어놨어. twe twari twabonye imwe tugira ngo yasigaranye, izindi zari ziri mu bitabo, indi iri mu ikadere. ifoto arayibuze. sasa dore mukobwa yemini kugenda muri past ahahise dore ngo ibintu birahita byicanga, ariko bikamuha ukuri bimwereka ko wabipangwa nawe ngo yapfuye. kubera iki ifoto ndi kuyibura? ni ukubera iki? hari ifoto imwe ari kubura. mbibutse niwe watemberaga gusa. na yemini yize umujyi. yamenye ko hari ugutwika ifoto umuntu agacaho. 해온 거야. hari umuntu watwitse ifoto arangije arayinyiba, yayinyibye arayitwika. ese uwo muntu ninde? 은성이에게 모든 걸 털어놨다. 마음이 한결 가벼워졌다. 어떻게 과거로 가는데? 사진 나한테 ariko ndibutse umuntu nabibwiye ni idi. 그걸 보내. niwe nabwiye ko mfata ifoto nkayitwika narangiza nkasubira n'iki n'iki. niyo muntu nabibwiye. 아니야. oya 리가 없어. ntago ari idi, ntago yabinkora. 그럼 누가? ninde wundi ubu ngubu wafashe ifoto akayinyiba? 카페에서 수진이를 만났다. nahuye na yemini 나 kuri cafe. 수진이 남긴 사진으로. yibutse n'ukuntu yabwiraga uruga n'iki n'iki. arimo aratekereza umuntu ushobora kuba yamwibye ifoto akagenda. 일단 마지막으로 갔던 곳부터 확인하자. reka mbanze njye ahantu hanyuma nasuye. Amy 미안해요 언니. Amy mbabarira, none se wadore wanafunze we nta kibazo, reba ibyo ureba nta kibazo. 뭐 되게 중요한 건 ariko ibintu uri gushaka menya ari ingenzi kuri wowe. 좀 많이. ni ingenzi maze cyane. 화장실에서
뭘 태우는 적 같은 거 못 봤죠? ugeze ubona hari utuntu twahiye utuntu umuntu yaba yatwitse nk'aha hantu batwitse byose ni ibiki 찾아보고 나와. nta kibazo ufata igihe cyawe wenda gutegereza hanze ntaribi kumbu yabimenye kare yamaze no gutembera ibintu byose babikuyemo nta kintu kirimo ntago ari hano kubona atari hano 맞다. uretse gato 이거 아까 떨어뜨리고 갔다. akira dore wataye ID yawe yemi urakoze pe 아, 진짜 정신이 없긴 wumve ngo nari mpuze nta nubwo nigeze mbasha kubimenya we ndabyumva rega nta kibazo 또 뭐 발견하게 되면 바로 연락 줄게. ningira ikintu umenye ejo n'ukuri nzahita nguhamagara yemi imana iguha umugisha 봐요. ngaho nawe taha 봐. nawe witonde sawa yego mukobwa ibintu byose yamaze kubipanga byarangiye arebye abona kandi gapuberi hano hanze gapuberi hano ku ruhande hari agafoto k'agace katakaye agafoto k'agace katakaye bigaragara ko uwanduriye ko yakibagiwe uyu arabitekerezaho umuntu wanyibye ifoto ninde umuntu wagiye ahahise agatuma ibintu byose bihinduka ninde 혜민 언니? ni Heimini se atangira kubyibaza 섣불리 판단하기엔 oya ntago nahita amushinja nta n'ikimenyetso mfite ntago ari we ku ruhande arasoma amakuru umwana wigeze kwiyahura 자살이 아닐 수도 있다는 거야? bivuze ngo ntago yigeze yiyahura arabyitegereza fata dayari yiwe aritegereza raporo zose zagiye zitangwa 똑같이 손목을 그었어. ese kumbi yikase n'ukuboko uriya yagiye asa naho ibintu byinshi yabihinduye bimwe yanabyibagiwe 서준을 죽인 범인이 한 짓이라면 ati nimba umuntu wishe Samusoni ari nawe wishe wa mipango 분명 과거의 흔적을 남겼을 거야. bivuze ngo hari amakuru nshobora kubona nshobora kubona akantu gato nkahita mbibona nawe yahise asubira yagiye kubishakisha mbibutse Heimini mbibutse gatoya Heimini yamaze kumenya ko hari umutangabuhamya ngo wamubonye arangije asubira ahahise aragenda ahita ajya kwica wa mipango uyu nawe yahise asubira yaravuga ati nimba umuntu wishe Samusoni ari nawe wishe wa mipango nanjye ninsubirayo nshobora kuba hari ikintu ndi bumenye bahise batuzana hano ku itariki 9 z'ukwa gatandatu 죽은 다음 날 야 월이! nyuma yaho ntuza yari amaze gupfura musore 그러니까 치사하게 혼자 가냐? 하루 전 아니었어 김신우. 뭐가 아니야? 김신우가 ibyo bishatse kuvuga iki se 널 죽인 범인. ese waba wari ubizi ko wa mipango atari wowe wakwishe 가는 사이에 biriya bimenyetso byose wampaye 쫓아갔어. hari umuntu winjiye mu rugo anyiba amafoto ahita agaruka hano aza kwica 죽인 범인이 wa mipango 너랑 완전 kandi uwakwishe niwe n'ubundi wamwishe ndetse mu buryo yakwishemo 탈이 아닌 타살로 수사가 진행됐었어. 결국 용의자가 증거 부족으로 풀려났었지만 잠깐만. 근데 왜 굳이 김신기 kubera iki se yishe wa mipango ni ukubera iki 대신 범인으로 잡혔을 텐데? 내 생각엔 아마 njye ntangiye gutekereza 폭탄이라 생각했던 것 같아. yabonaga ko uriya musore ashobora kuzamuvamo 10년 전 사건을 깊게 파고들 일도 bivuze ngo uwa mipango aramutse adahari abapolisi ntago baperereza ikirego cyabaye imyaka 10 yose yagiye byahise nyine birangira 없었을 거고 또 어떤 진술을 할지도 모르는 거니까. nta muntu n'umwe wamenya statement wa mipango yatanga 범인이 kuki wagarutse se 살인을 저지른 게 맞다면 nimba uwo mwicanyi yagarutse ahahise akaza kwica wa mipango
분명 자기 의지와는 상관없이 학교 어딘가에 흔적을 남겼을 거야. ibyo byose ntabwo yabura akantu ata hano ku ishuri ku buryo nahita mvumbura uwo ari we. 이명 소리. 언제 울릴지도 모르는 이명을 범인은 몰랐을 거야. 분명 실수했을 가능성이 커. turebe akenshi ubundi akunda gusiga amatwi y'umuntu asa ubururu ukuntu. 사람이라면 갑자기 부자연스러운 행동을 했을 거야. 내가 그랬던 것처럼. uwo muntu usa ubu ntabwo azajya agenda agaruka agakora ibindi bintu byinshi bitari byiza. 일단 영상부터 확인해보자. tugende tubanze turebe video mbere na mbere. dore kugera hano bimeze bite? 없어. apareye ntayihari 분명 여기다 놨었는데? kandi ndetse ko nari narishyize hano hejuru. apareye baragiye barayibura. uwagarutse yaje ari umuhanga cyane. 가져갔나? bayitwaye bayibye. 범인이? yatwawe n'umwicanyi ubwo ngubwo. ariko 우리 말고 아는 사람이. twembi babiri 이라도 한 거야? yibutse ko nande na idi yari yayimubwiye amuga ati ni inkuru ndende n'iki n'iki 범인은 kugira ngo mfate umwicanyi ngomba kujya hahise 캠코더를 nkajya guhisha video recorder muri photo studio. 숨겨하고 10년 후에 나한테. arimo arahita atekereza ko idi ashobora kuba yamuciye inyuma agahita agenda kuko niwe yabwiye ibanga ko agiye gusubira hahise. 이거? ati ese ubu ni idi kabaka wabikoze? 찾아보자. 칼이 나. dushaka ibindi bimenyetso nk'icyuma cyangwa ikindi kintu. 음료 안에 졸레틸 주입 가능성. 졸레틸병. 졸레틸? 동물용 마취제인데. icupa rya ya drug niryo bagukoreshejeho uwo muti niwo bagukoreshejeho umunsi nawe wapfaga. 나름대로 착하게 살았던 것 같은데. yewe naketse ko nari umusore mwiza rwose 아니었나 보네. ariko bigaragara ko ntariwe. 네가 나쁜 게 아니라는 거. ntabwo ari uko wari umuntu mubi, iyo siyo mpamvu. 가자. 얼른 범인 잡아야지. tugenda tujye gufata umwicanyi tubanze tumenye uwo ari we. uwo mwicanyi yahise agaruka ahita yica nde? ahita yica wa mipangu kugira ngo atazamubangamira muri pereza. atazamubangamira. bano baje hano muri puberi bazi gushaka buri kimwe barebe nimba hari ikimenyetso babona. amenye se umwicanyi turagendana ambi iruhande umwicanyi bimeze bite. basatse ahantu hose. 뭐해? ase mwana uri mu biki? sha hari ikintu nyine nabuze. okay. sa hano mu myanda baremera bagiye mu myanda barasaka. Blue Birthday episode ni 10. uyu yarangije aza hano ku ruhande babuze ikimenyetso na kimwe. geze aha ibonye akandi gapuberi turore abunamo ka gacupa. Samso urakabonye? nakabonye. dore ngaka. 신고하자. 잠깐만. uretse gato kubera iki se? uretse gato yatangiye kwibuka Heimini utuntu amaze igihe yikora. bigenze biti? arabizi umuntu umara kunywa kofi yarangiza agakombe amaze kunyweramo kano ka izajinike yarangiza kukanyweramo agahita gahinda gutya neza gutya yagahinnye. 아니야. 아무것도. oya ntacyo yanze guhita bimubwira. yamuketse. yamuketse. 진짜로 혜민 언니가 한 건 아니겠지? ese uko byanyabyo ni Heimini wabikoze? 우리가 할 수 있는 건 다 했어. twakoze icyo twagombaga gukora sibyo? 캠코더 찾아보자. tugende basi yo kura video recorder ko tuyibona. ntaribi nyine yatinye kumubwira. uriya amufata nk'umuryango, amufata nka mushiki we. amufata nka mushiki we ariko yabiketse.
ate se koko ni wowe 좀 하라고. ese mwana wagiye wiyoroshya si ubwa mbere dufatanye mu biganza 하나 잡은 거 가지고 오거든요. bitwaye iki se gufatana mu biganza 하나 잡은 거? 그래. 우리 10년이나 사귀었는데 이 정도면 nabirenze ko tumaze imyaka 10 se dukundana se bitwaye iki 10년? imyaka 10 헤헤이. 10년이나 사귄다고? 우리가? ntabwo nakizera ko no mu myaka 10 twari dukundanye bivuze iki se kandi 너가 나 진짜 좋아하나 보다. nyine urumva nyine uranyemera cyane urankunda oya ariko wowe noneho nkunda kurushaho 그 말이 떠오르는 걸까? 조심해요. 지난 일 함부로 건드리면 ndetse aha ku ruhande yibutse amagambo uyu musaza yamubwiye ati wa mukobwa we nuhindura ahahise uzajya uhura n'ibibazo bikomeye hazajya haza ibibazo 큰 코 다쳐요. 그건 뭐 말 안 해도 불행해져. n'imyaku 피할 수 있을지 iyo hazajya ibibazo bikomeye n'imyaku ndetse uko aje ahahise 얘기 닥치고 buri munsi haba ikibazo haba ibintu by'imyaku yewe impanuka reka sinakubwira katurori ndetse aribaza ati se mana y'isi n'ijuru n'ibiki ndi gukora yewe samusowe bwayo nguko umusaza yari yarabimubwiye ndetse imyaku izana n'umuntu wese wa travelinze wagiye muri time travel